ikaze kuri YouTube channel yacu nanone. Uyu munsi tugiye kubigisha ibijyanye na positioning, scaling, opacity muri Adobe After Effects. Ibyo byose rero kugira ngo bikorwa mu shape layers ariyo akenshi dusanga hano hasi. Ubwo rero iyo dutangira nkuko twavuze mbere uranza create composition shyashya. Ubwo ni composition reka tuhereze wenda amasegonda 10. Nitumara kuya amasegonda 10 tuvuge ngo okay. So hagati aho turabona ko iyi composition yacu ifite background y'umweru. Ushobora guhindura background ugiye muri composition settings, ukaza hano ugashaka color iyo ari yose wifuza. Ubu ngiye gukoresha color y'umukara. So iyo turangije rero ushobora kuza hano ugakoresha nka shape layer cyangwa ari foto cyangwa iki cyari cyose waba urimo gukora, ariko hano turakoresha shape layer. So nk'urugero turaza dufate rectangle tuyishyiremo hano. Ni rectangle yacu murabibona akadomo bakita anchor point. Ukuvuga ngo rero ngo akadomo niyo center of rotation y'iyi rectangle yacu. So ukuvuga ngo center of rotation ukuvuga ngo tugomba kugafata dukanze Y kuri keyboard gutya, hagahita haza kasa, murabibona ko izaho akandi kantu, cyangwa se ushobora kujya hano ugakanda pan behind tool cyangwa anchor point. So turagafata tukazane tugashyire hagati. So iyo kamaze kujya hagati dusubira kuri selection tool. So nidufungura hano rero muri shape layer, nuvuga ngo shape layers yose agaragara hano, cyangwa layer yari yose urimo gukora muri After Effects. So turaza hano dufungure izo bita transforms. Izi transforms rero murabona baraduhereza anchor point, position, scale, rotation na opacity. Position rero ikora gute? Position ni ukuvuga ngo ni ahantu iyi shusho yacu iherereye. Ese ni iri muri ruhande, iri muri X cyangwa iri muri Y. So muri position ikaba ifite imibare ibiri ariyo X cyangwa se Y. So ni ukuvuga ngo ni nkanda kuri uyu mubare wa mbere wa X, iyi shusho cyangwa iyi box iragenda igana ku ruhande rumwe ari rwo ku butambike. Nituvuga ngo Y, iyi shusho igenda mu buryo buhagaze. So scale yo no kuvuga ngo ese iyi shusho yacu irangana iki, ni nini cyangwa ni ntoya. So ushaka kuyigira nini aha ngaha, cyangwa se ukaza kujya hano scale ukayigabanya ubuto bwayo, cyangwa se ukongeza ubunini bwayo. Ikindi dufite hano dufite rotation. Rotation rero ni ukuvuga umuzenguruko. So hano hakaba hari 0, hano hakaba hari n'indi mibare. So ni ukuvuga ngo rotation iyo dukanze hano tukazengurutsa, murabibona yuko ikomeza rotating. So ni ukuvuga ngo rero nituza tugakanda kuri rotation tukandikaho wenda umuzenguruko umwe uba ufite degrees cyangwa degree 360. Ubwo ni ukuvuga ngo ni umuzenguruko umwe. So nituza hano nkandika 360, murahita mubona hano ko hahita hiyandikamo ko ari umuzenguruko umwe. Ninandikamo 720, ubwo ni imizenguruko ibiri, kuko 360 gukuba kabiri ni 720. So ni nkanda enter kuri keyboard, murahita mubona ko haza inshuro 3.
So reka noneho dusubize kuri 0 hano. So opacity rero ni iki? Opacity ni ukuvuga ese ishusho iragaragara cyangwa ishusho ntabwo igaragara. Opacity rero ni ukuvuga ngo hano opacity yawe iba iri ku ijana. Ni ukuvuga ngo iyo uyigabanije ukayashyira kuri 0 nta kintu uba ukibona muri ya layer yawe cyangwa ya shape yawe urimo gukoresha. Ariko iyo uyishyize no kuri 50 ngira ngo murabona ko ibigaragaramo gakeya. Reka wenda duhindure ibara turigire umweru. Murabona ko uyu mweru wacu ntabwo ugaragara cyane, ariko nituza tukawushyira ku ijana murabona yuko opacity iba yuzuye yose. So iryo rikaba ryari isomo ryacu ry'uyu munsi. Murakoze.